ariko ukuri kuri ngo nakubwiye ko buri kintu cyose kigira uko gikora niko bimeze iyo utanze akazi ugira contract ugirana nabo wahaye akazi nabo wagahaye nta kazi kagitangwa verbally urumva noneho rero uriya noneho yavuze ko ari umukomisiyoneri ufite na office bazamumbarize amasezerano twakoranye nayerekana azaba ari umukomisiyoneri ariko rwose ariko kandi muzamumbarize urumva ko umaze n'igihe iyi nzu cyangwa se urusengero cyangwa se ikibanza kwitangaza abantu babonye ryatanzwe nawe ni ngiye waritanze ni ngiye warwamamaje bwa mbere warwamamaje nuvuga ngo buriya buryo warwamamaje abantu benshi baje bagira ngo ni ibihuha cyangwa se ni amakuru ari kwitangirwa n'umuntu mu rwego rwo kugira ngo wenda yisekereza abantu biriya bintu n'ukuri nyine baraguhamagaye bakubwira ko rugurishwa yego urusengero ruragurishwa nabonanye na ba nyirarwo nk'uko nkora umurimo wo kugurisha bansanga aho nkorera turavugana ngiye kurendera umuntu ansanze ku rusengero azanye n'undi muntu mu modoka ndiba barimo barongera barareba baratera rugarukira anamwerekana hatariho ndeba ko mwereka ko rugarukira ku nzira hirya rugakomeza noneho ndaceceka ngiye kureba ndeba baraje baransuhuza nise ko murimo mwerekana hano muri abaheye ati je nitwa Patrick ni niwe Patrick twavuganye ejo watanze itangazo ati aha nubu rero naje hano negereje umuntu nabona nkamubaza ambajije numubajije avuga ati numvise abandi bakomisiyoneri bavuga ko hatangwa bavuga muri rime mu magambo abifatira hejuru gutyo ashyira ku isoko ariko ntabwo hari ku isoko bagumba hangaha yaba ari Zayuni igumba hangaha yaba ari restoration igura hangaha yaba ari ADPR igura hangaha yaba ari Prophet Joel mpagure haguma igicaniro mu izina rya Yesu cy'abakozi b'Imana ntihazime hahore haka mu izina rya Yesu murakoze Mana kuduha umugisha mu izina rya Yesu Kristo siwapa senga yo data we ntago twemera yuko nta nubwo dushaka yuko izina rya buri tuko cyangwa risuzugurwa Mana kuko nta bushobozi bwinshi afite kuko yaza kugira ubushobozi bwinshi ntago aba yatabaje buriya nabonye ari induru y'inyarwanda ati mutabare munzanira amafaranga ture ko twahagura bataducika nabonye adusengera yuko twahuye n'ibibazo yego ahubwo nanjye ndumva nahamagarira abatureba kugira ngo tumusengere arekeraho gukodesha kuko yavuze ko yamaze imyaka 10 mu murimo niba kugeza iyi saha akibasha gukodesha urwo rusengero rumaze imyaka 10 rutaragura n'ikibanza nibura cya 300 kuko birahari imyaka 10 karangira ahubwo mbere yavuze ngo tumushake je ntago mubwira ngo nshake kuko Imana iri hose nanamusengera ntanabimusabye ngo azaze kundeba kandi Imana ikamufasha Imana ikwiriye kumufasha ikamuhaho gusengera nje mbibona ko ari hahamuka namubwira yuko rwose hari ahakure mutwe niba afite amasengesho yo kuba n'uyu munsi yirije namugira inama yo kuyavamo kuko ntabwo ari buhabone Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi butumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana ani mushyashya kuyobokamana ngira ngo n'ubwa mbere tumwakiriye ariko wenda ntabwo ari ubwa nyuma buryo yo tuzanye umuntu tuba dukorana ikiganiro ko dushobora kuzakorana n'ibindi uyu rero n'umuntu mwadutumaga cyane n'umuntu abantu bose bavuga ati ari hehe ngo agire icyo avuga ari hehe ngo adusobanurire ntabwo ari hehe ngo yisobanure kuko ntabwo hano ari mu bugenzacyaha ahubwo turi itangazamakuru ari he ngasobanure ibyavuzwe mu minsi yashize itangazamakuru n'abandi bantu batandukanye bagize gutya babona itangazo ryacicikanye rivuga yuko hari urusengero ruri kugurishwa abantu babivugaho uburyo butandukanye ndetse nyuma yaho twarugezeho tugerageza gukora inkuru n'abantu twahasanze uyu mushumba ntabwo byari byatworoheye guhita tumubona ariko twamubonye noneho ari buze kugira icyo bituganiriraho ese ko kuko byavuzwe niko kuri ese abantu niba barabitekereje
mwabitekereje uko bitari byose muri buze kubisanga muri iki kiganiro. Reka dutangira tumuhereza ikaze kw'iyobokamana TV. Mwaramutse neza kandi muraho murakomeye Bishop. Turaho nitwa Twahirwa James. Ndi umushumba w'itorero ryitwa Life Changing Ministries. Dikorera hari agacuriro. Yego. Ndi umupapa w'abana 5 na madam. Nguwe neza ndakijijwe. Urakijijwe. Murakomeye? Turashima Imana. Mu bihe bya COVID-19 mwabashije kubona uko muba hafi y'abashumba insengero za y'abakristo insengero zari zifunze ariko ariko abashumba bagiye bagira gutya bagakurikirana abakristo babo. Mwe byaraboroheye? Byaratworoheye cyane. Twagiye tubakurikirana cyane ko hari yagiye kuri je ko nemera. Hari ya ninzu. Nemera ku rusengero dukurikije Bibiliya ari umutima w'umuntu. Noneho iriya ninzu Bibiliya yita ihema ry'ibonaniro. Zubatswe n'amaboko y'abantu aho duhurira turamya Imana. Noneho rero biratworohera gukurikirana abantu arizo nsengero ku mbuga nkoranyambaga, kubasura, kubahamagara. Twagiye duhura kenshi tukagira ibiganiro, video conferences, tugatanga ibibwiriza ku mbuga nkoranyambaga nk'uko musanzwe mubizi. Byagenze neza. Uvuze ko urusengero rwiza ari umutima w'umuntu nibyo niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Nyamara kandi hari abakristo usanga bari bafite nk'imyumvire ivuga ngo urusengero bari bazi ko Imana bayisanga mu rusengero ruriya nyine hariya bakaba bamaze wenda ya mezi yose insengero zifunze. Abo bakristo subwo bafite iyo myumvire yari imeze gutyo, ubwo mubarera gute cyangwa murabagira ihe nama Bishop? Abo turabarera kandi bigakunda kuko Bibiliya tubwira ngo utarya iki ngiki ntagatuke utakirya cyangwa se utakirya ntibakamuseye ko atakirya. Buri umwe wese rero biterwa n'imyumvire ye. Ni nk'uko umwana avuka akagenda akura, iyo afite ababyeyi beza bazi kurera bagenda bamurera uko agenda agera mu kigero runaka, agenda yiga ubwenge. Abo nabo bafite iyo myumvire ntago wabatera amabuye, ariko nicyo tubereyeho abantu b'abayobozi babo, tugenda tubereka ukuri bakagenda bakura kuko bava mu gitinyiro kimwe mu bwiza bajya mu bundi. Rero bagenda bakura. Byaratworoheye rero abafite iyo myumvire rero ndifuza yuko bakura, kandi gukura no kumenya Kristo neza. Iyo bamaze kumenya Kristo neza niyo bakushyira ahantu hatari urusengero kamara imyaka usigara ukijijwe. Yes. Ntabwo agakiza gashingiye ku kujya ku nsengero ntabwo agakiza gashingiye mu nzu wagiye gusengeramo, ntabwo gashingiye ku myambaro wambaye, ntabwo gashingiye ku byo kurya wariye, ntabwo gashingira ku modoka ugendamo. Agakiza gashingira kuri Kristo wagatanze. Yes, niko bimeze. Bishop rero nkuko nari mbivuze nyine muri introduction y'iki kiganiro, mu minsi yashize twagize gutya rero tubona urusengero rwawe ruri ku isoko. Abantu benshi babivuzeho uburyo butandukanye, babikomantinga ati inzu y'Imana ati batangiye kuzigurisha, babimwe babihuza na coronavirus, ati coronavirus dore ikikoze, ati batangiye gushoka mu nsengero nazo bazigurisha. Ibintu byinshi bitandukanye birasakuza. Ubundi byagenze gute kiriya kibanza kirimo rura rusengero kugira ngo umukomisiyoneri agishyire ku isoko? Ese uko objective yanyu cyangwa intego mwari mufite nyuma yuko abantu wenda babyakiriye gutyo, ni iki mwatubwiraho? Nuko kurimo ese koko haragurishwa? Ese koko komisiyoneri ko yabikoze niko yagombaga kubikora niko mwari mwamubwiye? Mbese muragira ikintu musobanurira abakurikira Iyobokamana TV? Murakoze cyane Joel. Nicyo cyane nanshimishije kugira ngo nze nsobanure bino bintu abantu bave mu rujo. Nibyo nanjye ubwanjye naratangaye, sinari nanabibonye. By the way, nahamagaye n'umunyamakuru, sinibuka ikinyamakuru yavuze, asa nahabimbaza ngo yabibonye ku mbuga nkoranyambaga. Nitse wabibonye hehe? Nawe arangira ambwira ati menye icyo ngicyo gusa ko nabibonye. Ariko noneho nawe ambwira ati ugomba kuza tugakorana ikiganiro. Noneho ngiye kumva numva hakeneyemo ubunyamwuga. Nabyo buriya buri kazi kose kaba gakwiriye kugira ubunyamwuga cyane. Ngiye kumva numva uragomba kuza gutanga tugakorana ikiganiro. Kwitegeko se none si ikiganiro niba ugishaka gutyo aho wakuye nomero yanjye, esa icyo kintu wabonye kiriho nomero yanjye niho wayikuye atoya. None se niba hari yindi wamuhamagaye ukamubaza atoya ndashaka wowe ko uzugasobanurira abantu ibintu numva simbizi. Noneho ndaje ndambwira okay nzaboneka
muhereza igihe nzabonekera n'amasaha ngiye kumva numva abana ku rusengero baramagara ngo hano hari abanyamakuru nabwo mvugana nabo bati barashaka amakuru bagurishije ibintu nk'ibyo ngiye so ukuri rero nuko life changing ministries yatangiye muri 2007 yego nubwo ndashaka ngo mbizane neza noneho nze gusobanura kino yatangiye 2007 bitewe n'umuhamagaro wari muri twebwe yego twagenda turatangira 2007 nibwo twari gesitarenze ministeri 2011 tubona ubuzima gatozi bwa ministry byanyuraga muri minaloc igatanga icyemezo cy'umwaka hanyuma tugadepoza muri ministry bakaduha ubuzima gatozi 2012 itegeko rirahinduka rihindutse habaho compliance gucomplyinga n'itegeko rishyashya twabaye mu bambere ba compliance tubona certificate ya compliance 2012 ubwo urumva n'itorero ririho ririmo rirakora yego 2018 ejo bundi rihindutse turi mu bantu babonye certificate ya compliance ifite nomero 44 urumva ko twayibonye kare yego urumva rero n'itorero rikora ryaje kugura ikibanza kiriya kibanza ryaje kukigura rero kigurwa n'abakristo twese ubwo iyo mvuga abakristo natwe turabakristo mbere yuko umupastor ubanza kuba umukristo turateranya buri mwuko yarashoboye turakigura twubakamo ruriya rusengero rwa temporary nk'uko mwarubonye ubwo ndavuga we wahaje yego dusengeramo nta kibazo twafunze ejo bundi kubera amabwiriza yo kwirinda covid ubwo covid yazaga niyo mpamvu natwe turi muri process y'abasabye kugira ngo bashobore kuba badukingurira uko covid igenda izamuka rero ntago birakunda ruriya rusengero rero tugiye kurugurisha twakwicara nanone kuko ntago ari urw'umuntu ku giti yego na buriya rwanditse mu mazina y'itorero ya ministeri no kuvuga ngo rero institution zose zigira uko zikora abakomisiyoneri bagira uko bakora insengero zigira uko zikora n'izindi nzego zose zigira uko zikora abakomisiyoneri rero warushize ku isoko niba nananyumva ziyenda zanandeba iyo uri umukomisiyoneri ugirana ikiganiro n'uwagutumye mugirana amasezerano numvise avuga yuko twanamusanze no mu office ngo twaje turamureba njyewe ubwanjye namuhamagaye umusibejo nibwo namuhamagaye icyo gihe ntitwahura umusibejo nibwo nagiye kureba ndeba umuntu ansanze ku rusengero noneho narahiriwe ngiye kureba umuntu ansanze ku rusengero azanye n'undi muntu mu modoka ndiba barimo barongera barareba baratera rugarukira anamwereka n'ahatariho ndeba ko amwereka ko rugarukira ku nzira hirya rugakomeza noneho ndaceceka ngiye kureba ndeba baraje baransuhuza nise ko murimo mwerekana hano muri abaheye ati je nitwa Patrick ni niwe Patrick twavuganye ejo watanze itangazo ati aha nubu rero naje hano negereje umuntu nabona nkamubaza ambajije numubajije avuga ati numvise abandi bakomisiyoneri bavuga ko hatangwa ntabwo uri umukomisiyoneri arandeba araza kundeba azaze mbazi noneho ndangire mbaze hanyuma bakubwiye ati rero jewe ngira urubuga namamarizaho ati ndeba aribwo buryo bwiza bwatuma noneho hagurishwa namajije ikibazo kimwe uranzi atoye yego nagusanze mu biro ko nabonye wavuze ko yagusanze mu biro wavuze ko wansanze mu biro ati woye wavugiye iki se ko bene rwo bagusanze mu biro byagenze bite ati jewe nyine nabasanze aha nanjye nzanye undi muntu mbasangaho barambaza ngo ni njyewe urugurisha ndababwira ngo yego nanjye mbabwira gutyo umusibejo nibwo twavugana ibintu rero biri vabo bidafite aho biri written biragora nibwo namazaga none se ndabyemeye gurisha ntuhura nanjye nabugurishiriza mukagirana amasezerano numvise uvuga ko ufite office ni office itagira amabwiriza abaguha akazi tujya tugurisha ibibanza byacu n'umuntu umwe akamukomisiyoneri akaza akakugurishiriza akaza mugakorana amasezerano akavuga ati uzampembaye
ningurisha harimo n'abavuga ngo ngewe ayawe ushaka nzayazana ariko wazarengaho nayanjye nyine komisiyoneri mukabyandikirana ufatana nyine mu buryo aranakwandikisha akavuga ati ejo utazayabona ikibazo kikavuka nyandikira ukamwandikira noneho igiye nko mu ofisi nk'iyo ngiyo tujya dukorana n'ama offices nk'ayo harimo za century zikorera hariya hirya tujya dukorana nazo amasezerano yanditse ntabwo ko ufite ofisi iyo uzi ukandeba noneho tukaganira none se noneho kanemere kugurisha noneho nyafate nyakwimye ahubwo se wamuhaye ntayo mwavuga noneho ndavuga nyakwimye ari wowe wamuzanye noneho katuvuge ngo wamuzanye usanze nanjye ndi capable kugurisha noneho nkayakwima warengerwa n'iki nta nyandiko ataho naribeshye ndavuga rero ubu uyu munsi ubu none nta mupolisi mfite nta n'ikindi ariko mukwiriye gushyira ubwenge ku gihe n'izo kampani zanyu zidashobora guhura n'ibibazo mu minsi yashize mu myaka nk'itatu yari ishize hari umukomisiyoneri umwe ubwo ndibuze no kuvuga ku itangazamakuru ze kumbaza hari umukomisiyoneri wagiye ajya kugurisha irimbi ry'ahantu gasanze yirirwana n'umuntu mu kagoroba mujyana ku kibanza kiri Tambarare ati niki nacyo ndakigurisha kuko yari yiri wamugendesha ngo arebye agiye kugenda atari bubona akantu amwereka ikindi ati iki ndagishimye ati noneho reka ejo nzazane madamu noneho ngo ati bunsi igihe 20 rero ayandi tuzayakuramo umugabo azanye umugore we mu gitondo atangirwa n'imisaraba kuko yaramezeho ibyatsi rero inkuru iramamara nayo simbizi kure yababaye ko umukomisiyoneri yagurishije imbere rya Gasanze ibyo narabibonye so uwo rero unamufashe nk'uwagurishije irimbi nubwo yaririyemo yenda make yo kwifashisha ariko yari yarigurishije so uyu mukomisiyoneri rero n'abandi ntawe nigeze mpakazi iyo wahaye umuntu akazi nka cyaki ifite ubuzima gatozi iza amabwiriza ifite biro ntago wapfa guha umuntu akazi vabare urabyumva yego none pastor icyo umuntu yakwibaza ubona uyu mukomisiyoneri kwiyadukiza akandika agakira urusengero rwawe ku isoko ikibanza kiragurishwa yewe twebwe tunahaza twahasanze abaguzi hari umupasiteri umwe nawe naramubonye wavugaga ko ashaka kurugura anahasengera hirukana abazimu sinzi ibyo nibyo abapasiteri wenda ntamenya nge hari ibyo mbona nkabona ni nka showbiz cyangwa sinsobanukirwa ari ibiki uwo mukomisiyoneri ubona niki kihishe inyuma y'ibyo bintu yakoze nibyo nari ndimo nkuzanira ejo bundi twaricaye ko dufite imishinga twifuza gukora kiriya kibanza tugiye dusanga ntabwo iyo mishinga yajyamo urimo urabyumva turicara komite tuganiraho ibyo dushaka gukora tumaze kubiganiraho dusanga ikibanza buriya gifite ubuso bw'1257 noneho tugiye gusanga turi mu nama twibukiranya yuko itegeko ry'ejo bundi bishobora kuba byaranavuyeho yenda simbizi byavugaga ko insengero n'izindi institutions za sociale zakora ibikorwa byazo nibura ku butaka bufite metero kare hectare cyangwa se byaburabuye igice cya hectare n'insengero bigeze kuzifunga icyo gihe icyo nicyo kintu bagenderagaho mbere na mbere yuko babona ibindi nkuko uyu munsi iyo bagiye gufungura ku gihe cya COVID mu mujyi wa Kigali babanza kureba igikarabiro cya sensa icyo gihe nabyo bagenderaga kuri hectare cyangwa igice noneho twibukiranya turi mu nama twavuga ibi bikorwa rero ntago byahajya mureke dushaka ikibanza kinini noneho niturangiza ibikorwa tuzabyimurire ahantu hagari twaragiye turanahashaka twaranahaguze twarahaguze mutaragurisha hariya twarahaguze twatanzeho make hasigaye make twarahaguze ahantu mu murenge wa Bumbogo hano mu kagari Kangara niba muhazi urumva ko kuva hariya n'ubundi ntabwo ari kure cyane noneho turangije muri minutes z'inama zo twakoze nka komite turavuga tuti dukwiriye rero kwimurira ibikorwa hariya igihe nikigera ibikorwa tushaka kubikora birashoboka ko
muri finance twashaka naha naho twahatanga tukimura ibikorwa hari yego tukora minutes nta mukomisiyoneri twahaye akazi ni ukuvuga ngo igihe cyari kitaragera cyo kuvuga ngo turabikeneye kubitanga kuhagurisha kuko tuza amategeko bamwe imiryango igendera ku myemerere n'iyindi miryango itaharanira inyungu niko bayitaga kera hari ukuntu iyo bagiye kugurisha ibikorwa byabo cyangwa se nta nubwo itegeko rivuga kugurisha rivuga ngo iyo umuryango usheshwe ufata uwundi muryango bahuje imyemerere ukawuha ibyo bikorwa ayo mabwiriza ayo mategeko turayazi ntabwo rero twazana umukomisiyoneri twirengagije no mu masitati yacu dufite iryo tegeko ririmo ntabwo rero ashobora rero kuba nyine twaravuye aha abantu bakumva ko tuzahatanga abakomisiyoneri urabazi nabo niko kazi kabatunze yirirwa agenda ashakisha ukuntu yabaho ashobora rero kuhatanga ariko nihaboneka umuntu twandikiranye inyandiko yuko tuhagurisha azaze twemereye yuko twagize dute twahashyize ku isoko ubwo ni umukomisiyoneri wenda yabikuye muri rumeri gutyo nyine ndavuga muri rimeri mu magambo abifatira hejuru gutyo ashyira ku isoko ariko ntabwo hari ku isoko iyo hari ku isoko nabikubwiye bigira uko bimera uriya mupasiteri watakiraga inzu y'Imana uvuga ati nyaboneka ni mutabare ati inzu y'Imana ye kugurishwa ngira ngo ikiganiro yakoranye wenda n'itangazamakuru ubwo yari yaje kugura warakibonye narakibonye niki wamuvugaho uko byasa koze ntabwo nabura kumbukubaza kuko sinanamuzi by the way nanamubonye ejo bundi nabonye adusengera yuko twahuye n'ibibazo yego ahubwo nanjye ndumva nahamagarira abatureba kugira ngo tumusengere arekeraho gukodesha kuko yavuze ko yamaze imyaka 10 mu murimo niba kugeza iyi saha akibasha gukodesha urwo rusengero rumaze imyaka 10 rutaragura n'ikibanza nibura cya 300 kuko birahari imyaka 10 karangira ahubwo mbere yavuze ngo tumushake je ntago mubwira ngo nshake kuko Imana iri hose nanamusengera ntanabimusabye ngo azaze kundeba kandi Imana ikamufasha Imana ikwiriye kumufasha ikamuhaho gusengera nje mbibona ko ari hahamuka nje mbibona ko ari hahamuka niba amaze imyaka 10 adafite ahateranira akodesha n'inzora yikodesha numvisha umugore wabivuga njewe kubona kwitangazamakuru ntago navuga ngo niwe wabyanditse kuba yarabibonye akaza yiruka hanyuma akatangira kudusengera ananavuga ko dushobora kuba turi muri cyamunara yego no ko niwe yabivuze ntabwo ari we wenyine wabifashe gutya n'abandi bantu babitekereje gutyo muri cyamunara nabyo nanzi ko mbikubaza ndumva nakwifuza yuko namwe muri abakristo mwamusengera akabasha gutuza agatekereza niba adafite nayo kugura kuko numvise ahamagara abwira abakristo bose ati mutabare muze muduhagarane natwe hataducika yavugaga ko we niba rero imodoka ye kugira ngo bayihereho babona amafaranga yo kukugurira na yitange bayigure aze mwereka hagura ahandi hajyanye n'ubushobozi bwe kuko nta bushobozi bwinshi afite kuko yaza kugira ubushobozi bwinshi ntago aba yatabaje buriya nabonye ari induru y'inyarwanda ati mutabare munzanira amafaranga tureko twahagura bataducika so nkaba navuga rero nawe itangazamakuru aho babimanitse biriya bintu yarabibonye araza ntago wamuveba ni nkuko n'abandi bose bashobora baranaje bashobora no kuza n'uwo mukomisiyoneri ubwo njya no kumubona urumva ko yarazanye undi mukiriya urumva rero uyu rero ntago namuveba yazanywe n'ibyo yabonye ariko ntago mpagurisha yanakora igikorwa cyiza cyo kuhasengera yarahasengeye ariko noneho rero hariya ntago ari umuryango usheshwe ntago twananiwe uyu munsi dufite ubuzima gatozi hariya ntaho hadukura tushobora gusengeramo igihe cyose dushakiye imirimo yacu dushaka gukoreramo twayihakorera twese ubu duhagaze nk'uko n'izindi zose zihagaze muri periode ya COVID-19 so ntago tuhagurisha nawe rero ndamusengera ngo Imana imuhe ubushobozi agura ikibanza agura akabanza atebeke imihema ry'Imana iriya modoka rero ashaka kugurisha
n'abantu tujya tubona n'abatanga amazu nk'aya nta cyaha kinarimo rwose nayitange abantu ahamagare abantu nabonye atanga na telefoni ye avuge bamushyirireho inkunga abashe kugura ariko yongeyeho n'ay'imodoka so kuba yatanga imodoka ye gusa icyo namubuza ntazatange umugore azatanga imodoka n'abandi tumufashe nawe umufashe ibintu byose bigende neza ariko rwose namugira inama yuko nako namubwira nta nama yenda nimugira inama nayirangije namubwira yuko rwose hariya ahakure mutwe niba afite amasengesho yo kuba n'uyu munsi yirije namugira inama yo kuyavamo kuko ntabwo ari buhabone niko bimeze. Okay, yes, bakunze by'Iyobokamana TV, mwabyumvishe uyu ni wa Mupasiteri cyangwa ni wa Mubishop uyobora rwa rusengero komisiyoneri yagize gutya ashyira ku isoko, nyamara ngo yabishyize ku isoko batavuganye nta n'ikintu na gitoya bigeze bazamubaza amasezerano, nta cyamunara na nkeya hariya hafite ni ukiraho nta cyamunara, nta deni dufite. Nanjye ubwanjye uyobora rero rusengero nta deni mfite rya banki, habibe n'igiceri. Uratuye? Ndatuye iwanjye, mfite ubuzima mbayeho, yego birumvikana, nta kibazo. Ruriya rusengero nta deni twigeze twaka, uretse n'irya cyamunara, nta n'ideni ry'umusoro uyu w'umwaka ruriya rusengero rurimo, ruriha mu bambere, na fagitire zose ziri hariya. Twatanga cyamunara baduhamagaza cyamunara y'iki? Abazi kureba muzajye muri iki kigo kireba amakonte y'abantu muri banki, bakita ikihe gikorera mu mujyi sinjye nyibuka, ariko ujya ngo bakareba ko umuntu adafite credit. CRB ni CRB hariya mu mujyi, muzajyeyo barebe life changing, bongere barebe Twahirwa James, ubwo nka famille. Yego ndabyumva, bare na life changing nk'umuryango, bajye muri CRB niba CRB nibasanga hariho n'ideni ry'igiceri cy'icumi, bazavuga ati Mupasiteri ni umutekamutwe. Yego, ngira ahubwo ngo Pastor Joel nyine wagaragaye agusengera ngo uwo mwuka nyine waje wo kugurisha urusengero wavuye kuri shitani, afite uburyo yasenze, ahubwo ngira ngo ni ukwiye kubasengera, ahubwo we na komisiyoneri nta wamenye. Niko mugwenda na byanariza ngewe, ariko icyo nashakaga kubwira abantu nuko mu by'ukuri birumvikana uyu Mupasiteri ibintu avuga byari bitegerejwe n'abantu ngo atange ukuri. Murumva ko mu nkuru yatambutse ifite ibimenyetso nk'iby'ukuri, ariko nkunda kubwira abantu ngo ikinyoma giteguye neza gikunda kurusha ukuri kurimo akavuyo. Buriya urabona abantu bakibibona batekerezaga yuko ashobora kuba ari ukuri, ariko burya cyari ikinyoma. Komisiyoneri yaje arategura, yandika amatangazo, arashayaringa, yavuga ko ari komisiyoneri, akaba ati yahawe isoko ryo gucuruza iriya rusengero cyangwa kiriya kibanza, ariko umushumba adukuriye inzira ku murima rwose yuko rutagurishwa, ko yagiye anatungurwa n'abantu bagiye baza bakahavugira amagambo atandukanye. Abandi bati atakojeje Imana isoni gushyira inzu y'Imana ku isoko, abandi bati ni mudutera inkunga twigurire runo rusengero. Ibyo byose nawe byamutangaje, nk'uko nawe uri kureba kino kiganiro byagutangaje. Pastor nyirago ntabwo mbeshya, nawe byaragutangaje nyine nk'uko wabivuze. Oya ntabwo ubeshya, nanjye narabibonye. Ariko ukuri kuri ngo nakubwiye ko buri kintu cyose kigira uko gikora. Niko bimeze. Iyo utanze akazi ugira contract ugirana nabo wahaye akazi, nabo wagahaye. Nta kazi kagitangwa verbal, urumva. Noneho rero uriya noneho yavuze ko ari umukomisiyoneri ufite na office, bazamumbarize amasezerano twakoranye, nayerekana azaba ari umukomisiyoneri. Ariko rwose ariko kandi muzamumbarize, tuzamubaza. Yego. Wakiriye gute kubibona mu itangazamakuru? Nge ndakijijwe, izo sizo ntambara umuntu yahura nazo. Naribonye ko ari ikibazo toto, n'ababigizemo intambara bakabivuga babyongeramo umunyu wabo. Ibyo binyereka kapasite yo bafite mu bumenyi cyangwa se mu bukure bwabo. Buriya rero umuntu navuga jya ubanza umenye uwo ari we. Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe ashobora kuza akavuga acecetse, waba utabizi ukaba uzi ngo ni muzima, yavuga ibindi uti wa muntu none hari akoze ishyano, kumbe ntabwo ari we. Ikibazo banza umenye uwavuze, yavuze iki, nindi arangana iki, imyaka irakonta,
kwiga ibyo yize birakonta, ubumenyi afite bwa kavukire burakonta, n'amashuri arakonta. Iyo rero ugiye muri ibyo ngibyo uhita umenya umuntu wavuze, ugahita umenya agatebo umuterekamo. Nge rero ukuntu nabyumvise, Bibiliya niyo ivuga mu migani, iravuga ngo ntugasubize umupfapfa ibihwanye n'ibyo yakubajije yavuze, kugira ngo ahari mitagaragara ko muhwanye. Uyu umuntu avuze atyo rero mbanza kureba uwo ari we, byajya no kumbabaza bikambabaza. Rero ko nyirijwe hari n'ibindi umuntu aba yaranyuzemo bitari ukuvuga gusa. Rero intambara y'amagambo n'intambara y'ibinyoma, niba hari ibigeragezo Imana yamfashije gutsinda ntarwanye, nibyo ngibyo. Nta kuntu rero narabifashe mbibika mu gatebo kabyo, ndavuga ntibibyazanywe na Satani, n'uwabizanye nawe azabisubize shitani aho yabikuye. Ariko buriya abanyamakuru ntabwo ari ukubavugira, kuko nanjye ndiwe dore ko turi na bamwe mu bitangazamakuru byasohoye iyo nkuru. Nta kuntu abanyamakuru ntabwo bari kondane cyane kurusha komisiyoneri, kubera ko abanyamakuru bo baba baryamiye amajanja kumva inkuru. Icyari kuba kibi nuko nta wenda tutari gukora suivi wenda y'inkuru ngo tumenye nyiri urusengero ninde waravuga iki. Yes, Joe, reka nkufashe. Ntago itangazamakuru ndarivugaho. Yego. Okay. Ntago ndarivugaho. Kandi uze ku mu mwanya naryo ndivuga. Urivugeho rwose nta kibazo. Buriya njya numva abantu bavuga kera, sinzi wanabivuze, ariko njya numva bicaho ngo nujya kwica gitera ngo ahubwo wica ikibimutera. Yes. Ni ukuvuga ngo abanyamakuru kuri iki kibazo nta kibazo mbabonamo, sibyo? Ahubwo ikibazo uwo navuze n'uriya wabifasha akabimanika atanazwe, niyo navuze ngo rero ureba kapasite y'umuntu. Yego. Burya nanone ugereranije umuntu hazi n'ushonje, bari abantu ntabwo bafite amagambo amwe. Ubwo rero wareba ibyo wabivuze, niba ari mu kigero cy'abahaze cyangwa se ari mu kigero cy'abashonje, aho ngaho simbise. Yes. Nibyo itangazamakuru se waruvuze ngo guha umwanya, ariko ngira ngo urivuzeho gitera nyine niwe kibazo, birumvikana. Icyabimuteye birumvikana, yabonye inkuru nyine arayikora. Pastor, wenda turimo tugana ku musozo, hari ubutumwa ushobora kugena abakristo ba ministeri cyangwa yawe bashobora kuba barabonye iriya nkuru bagatekereza ibindi, akabaze pastor duciye inyuma, ari kugurisha inzu y'Imana twiyubakiye tutabizi, wenda uko byasa kose naho hari rimeri yabayeho, hari ubutumwa wabahereza bwo mwihariko? Imana igumugisha cyane. N'ubu ngubu tuvugana nicaye hano, twarahamagaranye nka komite, n'ubu niho mvuye. Nababwira rero ikinyoma cyazanywe na Satani, kandi dutsindishirwa na Kristo imbaraga. Koko barahungabanye, hariho abahungabanye cyane cyane abafite umutwaro w'itorero. Nanjye nubwo wumva utyo, nanjye urumva nabaye tushe, ariko nk'umuntu menye uko nitwara. Nababwira rero ngo bahumure, barabizi ko ibyo inama zose turazikora, tugazikora twese, ari komite, ari inteko rusange, dukora inama. Rero rwose nabahumuriza, kuko nabo barabizi ko ari ikinyoma cyaciyeho. Nabahumuriza ngo nibahumure, turahari. Ejo bundi iki kibazo cya COVID n'ikigenza make, ubuyobozi bwacu butubereye maso, buzadufungurira twongere duteranire hamwe. Ariko ubu ntibitubuza guterana through social media. Nababwira rero barabizi turakundana, baranyizera nk'abizera, barabizi pe. Ntabwo nagurisha urusengero, mfite imitungo yindi nagurisha. Yes. Yego. Rwose pe barabizi ko, nabo barabizi ko kuva twatangira urusengero, famiye yanjye cyangwa imibereho yanjye isanzwe barabizi. Niyo wahamagara umwe naguha nomero ye, yenda tuvuye hano kunuza ukazamuhamagara, ntago famiye ya Bishop James igidependinga ku cyaki. Ahubwo muri famiye ya James havamo nanone bijya gushyigikira cyaki. Ibyo barabizi neza. Bamenye rero ko icyari ikinyoma, bagifate nk'ikinyoma, ubwo ari nanjye bibibwiriye, noneho bagubwe neza. Imana niyo muhamya w'ibyo mvuga, kandi nabo nabahamya bo kuba bavuguruza bino. Numvaga rero n'ubundi nifuzaga yuko wadusanga ku rusengero, bari bahari bose turani no mu nama, ngira ngo noneho amashira kinyo mubaze n'abahari twazanaza
nta kibazo. Hari ubutumwa wahereza abantu bari baryamiye amajanja bashaka kuba bakiriya biriya nyubako n'ikibanza nyine birumvikana bari bakigendera kuri ariya matangazo yaba ari abahageze baje kuhasura abahavugiye amagambo atandukanye hari ubutumwa nabo utabura kubahereza. Ubutumwa nabaha ni barundanye imitungo yabo bashaka ibibanza ahandi kandi birahari pe. Ni byiza yuko umuntu atera intera mu mitungo. Ibibanza birahari barebe n'abakomisiyoneri bafite ubunyamwuga babafashe. Ibibanza birahari. Hanyuma abashaka hariya rero nababwira iki, nibihangane nitujya kuhashyira ku isoko twabigennye nk'uko amabwiriza ameze n'amategeko uko abigenga bazabimenya, bazongere babimenye. Cyangwa se baze gufata nomero yanjye noneho be guhamagara iriya tutari tuza hiye tuza kuyitanga noneho bampamagare bambaze nimbabwira ngo ndagurisha basi nimba hakanira bashaka hano ariko ntituhagurisha pe. Angira ngo nyine cyo ni nacyo twasozerezaho, ariko watanga nimero ya telefone. Nimero y'umushumba ntabwo iri prive, hari abantu bashaka kugushaka mu buryo butandukanye usibye n'ibyo by'ikibanza. Angira ngo watanga nimero yawe ya telefone. Nomero yanjye ya telefone urakoze gutuma nyitanga, ariko mbere yuko nyitanga ndagira ngo mbwire abakristo muri rusange baba ari ababonye iriya nkuru icicikana cyangwa se n'abazabona kino kiganiro batandukanye Kristo n'imitungo yabo. Sibyo? Noneho iyo umaze gutandukanya Kristo n'umutungo we uhita umenya n'umuhamagaro ukoreramo. Rero iyo abantu batangiye kwiyitirira ibintu by'Imana, aho niho usanga bagize n'uburenganzira bwo kubigurisha. Oya, turi abantu b'Imana bagiriwe ubuntu guhagarara muri ziriya nshinga kugira ngo tuzikore. Nta nubwo nanababwira ngo tubiterwa n'amashuri twize. Ni ubuntu bw'Imana Imana ikugirira ikagushinga umurimo, hanyuma ukawukora neza ugatanga raporo neza, Imana ikaguha umugisha. Niyo mpamvu rero nabwira abantu bose, icya kabiri nibazajya bumva inkuru mbere yuko uyamamaza banza usesengura utekereze nibura ejo utazavuga inkuru itariyo wajya gusaba ugasanga urahinyutse igihe runaka kandi ibyo wasanze wavuze bitari byo. Mvuga ko itangazamakuru gateye inyemere mbere yuko ntanga nta kibazo. Umwana wampamagaye sinzi niba ari ikinyamakuru kihe, iryo zina niryo nzi. Yarampamagaye umva arimo arashaka kumbwira, wagira ngo ni kuko RIB nayo ntago ifata umuntu, wagira ngo ni polisi ngo ngwino dukorane ikiganiro usobanurira abantu bino bintu biri hanze. Hanje mwe please ntagaruko basaba ikiganiro mu kandi kanya buzavuga ngo wimwe ikiganiro ngo uburenganzira bw'umunyamakuru. Ayo mategeko nayo turayazi. Namuhaye umunsi muhanisaha. Icyantangaje nuko yahageze ntanahari, ngiye no kuza ku isaha namuhaye ya 10:00 yari yarangije kugenda. Ubwo rero itangazamakuru kangutume ahantu hose mugiye umbwirire bagenzi bawe b'inyamakuru bindi bitandukanye. Itangazamakuru muri rusange rero narimvuzaho ntago ari byiza kubwira umuntu niba guhaye umusabye ikiganiro akaba guhaye igihe wacyubahirije mbese ukazaza naho kumbwira ngo ngwino ndamuhaye icyo gihe ati icyo gihe ni kera. Urumva ukuntu yamwe aranje ati niba wanze gutanga kuza kuma ikiganiro ati ubwo niyo nayo ni inkuru nta kibazo. So ubwo zubwo wavuga ngo aka kazi buri kazi kose kaba gakwiriye kugiramo ubunyamwuga. Niba rero yumvise nta kindi nkwiriye nukuvuga ngo nibyo yatangaje byose, ibyo yavuze byose ndeba hagaze hariya, nibyo yavugaga byose kuko nari narangije kumufata mutereka ahantu nareba ukuntu avuga nkahita ndeba uwo ari we. Ni nayo mpamvu bitambabaje. Rero nagira ngo itangazamakuru abari burebe Iyobokamana TV rwose nzi ko mujya mureba ibinyamakuru byanyu n'iby'abandi, ndabinginga mugira ubunyamwuga. Akazi kadafite mu bunyamwuga karapfa. Icya kabiri ku banyamakuru, akazi wigakora
nko gushaka indonke y'ako kanya. Gira ubunyamwuga, akazi nugakora neza abantu bazagushaka kandi kazagutunga. Ariko noneho wigahindura akazi kawe, wigahindura nk'ipanga riri hejuru y'umuntu ngo natagira icyo aguha, ubwo njya mbabona ngasanga yatangaje ibintu ngo nuko atavuganye na runaka neza. Tugira ubunyamwuga mu kazi kose dukora, n'Imana dukorera nayo ikunda ubunyamwuga, ibintu bizagenda neza. Winza naho kuvuga ngo sana ikiganiro niba utakizanye ubwo iyo nayo ni inkuru, ukumva ntabwo ari byiza. Ndagushimira rero kuko twavuganye ukantegereza umunsi twavuganye n'isaha twavuganye ukantegereza. Iki nicyo cyerekana ko Iyobokamana TV muri abanyamwuga, kandi Imana ibaha umugisha kandi izawubaha. Uretse n'ibi nabyo umva muzagirirwa neza n'Imana. Sinavuga ngo Imana izabaha ibi, izabaha ibyibona mukwiye. Uwo ni umugisha wa gitambye tuba twakiriye. Bishop, muratanga nimero ya telefone kugira ngo tuze tugana ku musozo. No guteranya 250 83 nako 7 83 7 39 kansubiremo. Guteranya 250 7 83 7 39 63. N'iyindi nayo ya MTN guteranya 250 7 82 98 28 44. Guteranya 250 7 82 98 28 44. Imana ibaho umugisha. Ndahari, izo nizo nomero zanjye, mpamagara umbaze, utongera gutanga ibyo utasobanukiwe. Kandi buriya kuba kubwirwa na nyir'ubwite biraruta gutara amakuru ahandi hanze hatari nyir'ubwite. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Ndashimira Iyobokamana TV mbikuye ku mutima, kubera yuko mwantegereje. Reba aya masaha nagiye mu nama nyivamo, murantegereza. Imana ibaho umugisha. Ibyo rero Imana ibaho umugisha, kubera ko Bibiliya iravuga ngo nibamenye ukuri kuzaba batura. Nibemera kuno kuri rero kuba bature kuri kiriya kinyoma, Imana niba batuka ku kinyoma, Imana izabaho umugisha. Murakoze cyane. Reka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe maze ukatuganiriza. Nawe Imana iguha umugisha nk'uko utwifurije. Tunawifurize n'abantu bose bakurikiye kino kiganiro, tuvuga ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Ababaye ni musenge, naho mwebwe rero abishimye nimwifatanye n'abatishoboye, mwifatanye n'abababaye, kuko abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bagabana umugisha w'Imana. Tubifurije umwaka mushya muhire w'2021 nyine nk'uko tukiri mu ntangiriro zawo. Amana ibafashe cyane.